gushaka umugore ukuze bituma umuntu abaho ubuzima bufite umurongo n'icyerekezo. Gushaka umugore cyangwa umukobwa ukuze ni inyungu zikomeye kuri wowe umuhisemo, kuko usanga abagore n'abakobwa bakuze baba bazi gufata imyanzuro n'ibyemezo bifatika, bigatuma hatabaho iraha n'ibindi bintu bidakenewe ngo bihabwe intebe n'icyicaro mu buzima, ndetse ibi bituma ubuzima bwanyu bugira icyerekezo. Ikindi kandi abakobwa n'abagore bakuze usanga bakunda gutanga agahenge ku bakunzi babo, ndetse ntabwo bakunda kubashyira ku nkeke, ndetse ibi bituma nyiri ukubahitamo yishimira cyane ubuzima abamo butarimo guhozwa ku nkeke cyangwa gucungwa n'ibindi. Ikindi kandi gushaka umugore cyangwa umukobwa ukuze byihutisha iterambere. Gushaka umugore cyangwa umukobwa ukuze bifasha cyane iterambere ry'umuryango, kuko usanga aba ari umuntu ufunguye kandi wabonye ibintu byinshi mu buzima, ku buryo biba byoroshye ko yakugira inama y'icyo wakora maze mugatera imbere vuba. Reka nsoze mbashimira kuba mwabanye nanjye, bifuriza umunsi mwiza. Nitwa Theoneste Munyembabazi, reka mbabwire nti obrigado.